Haleluya, haleluya. Baje kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana. Imigisha Imana mu ijuru itanga ibonekane kuri twebwe twese, izina ry'Imana rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Turanezerewe cyane kubw'uyu munsi w'igitangaza. Imana yakoze kukurinda, Imana yakoze kundinda, n'ubuntu bwayo n'imbabazi. Izina ry'Imana rishimwe cyane kandi rishyirwe hejuru. Wowe utameze neza mu buzima bwawe, wihangane kandi usenge. Imana irasubiza, ibasha gukora ibiruta ibyo wibwira. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Turanezerewe rero n'ubundi kuri uyu munsi wa none, kuko Imana yakwemereye, kuko Imana yagutabaye, kuko byakunze ugatambuka. Ayo ni amashimwe menshi ku Mana. Izina ry'Imana rishimwe cyane. N'ubundi ndagarutse, amazina yanjye ni Denise, kugira ngo twumve Imana, twumve icyo Imana dushaka ku uyu munsi wa none. Izina ry'Imana rihimbazwe. Tugiye gutangira dusenga kugira ngo twumve icyo Imana dushakaho kuri uyu munsi, twumva uburyo twakwiyegereza Imana, uburyo twakwegera Imana. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Reka dusenge turagize Imana gahunda zacu z'uyu munsi, tuyiragiza n'iri jambo rigiye gutambuka kugira ngo ntaba ari twe ahubwo izina ry'Imana ari ryo rishyirwa hejuru. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko wawe mu ruhande rwacu, wakoze kuturinda. Ubuntu bwawe Mana buraduhagije. Urinda abantu bawe, burindisha imbaraga zawe zikomeye. Tugiye kumva ijambo ryawe, iki ijambo ryawe rivuga. Reka ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ryo rihimbazwa. Twebwe ntitwabasha kuryisobanurira rwose, ahubwo imbaraga z'umwuka barazize kudusobanurira tumenye ijambo ryawe n'ibyaryo. Urakoze ko ushobora byose, urakoze ko turinda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana ishimwe cyane rero kubw'uyu munsi wa none. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turi kumva cyangwa se turi kwiga ku ijambo risobanura gusenga, imbaraga z'amasengesho. Mwene data turi kumvira ijambo, birashoboka ko wasengaga utazi uko bigenda. Birashoboka ko wasengaga ya masengesho kuko uyamenyereye, umaze igihe kinini ari isengesho usubiramo imyaka myinshi, ariko nagira nkubwire ngo aho siko bigomba kugenda. Ahubwo ngwino twumve uburyo wasenga, ngwino twumve uburyo wakwinginga Imana, ngwino twumve uburyo wagendera mu ijambo ry'Imana, ukabasha kumenya gusenga by'intego, ukabasha kumenya gusenga byo kwinginga. Niryo jambo tumaze iminsi twigaho kugira ngo Imana irusheho kudusobanurira cyane. Izina ry'Imana rihimbazwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ribonekana mu gitabo cya Luka ibice byaho 18. Turasoma duhereye ku gice cyaho cya mbere turageza ku 8 kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ati umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Gutitiriza, birashoboka utazi ijambo gutitiriza, ariko abarumva iyi video bose bazi Ikinyarwanda cyangwa se Kirundi. Gutitiriza cyangwa se kwinginga, bishatse kuvuga ngo utitiriza umuntu kugira ngo mbese umwemeze icyo umushakaho akigukorere. Cyangwa ngo uramwinginga nyine, sometimes ukamubwira wenda n'ibyo utagakwiye kuvuga kubera ko hari icyo umushakaho, hari icyo wifuza akagukorera, hari serivisi runaka ushaka akagukorera. Niyo mpamvu habaho kwinginga. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana yo rero nayo bibasha kugira ngo tuyinginge, tuyisabe, turi mu isengesho, twinginge, tuyibwire, tuyereke ingingo, tuyibwire tuti tuzi ko ushobora byose. Uyibwire neza, uyinginge, witonde mu magambo uvuga kugira ngo ubashe kuyinginga mu buryo bw'amasengesho. Imana ikire kukugira neza no kukurengera. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Tugiye gusoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo abaciye umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurenganura ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Umwami Imana atugirire neza kandi aturengere. Dusomye amagambo y'Imana abonekana mu gitabo cya Luka 18. Twumvishe ngo ni umugani Yesu yaciriye abigishwa be cyangwa se intumwa ze. Ubita uko ushaka, ariko ni intumwa za Yesu.
arangije arababwira bari guca umugani mu buryo bwo gusenga byerekeranye no gusenga cyangwa se imyigishirize yo kumenya gusenga Imana. Gusenga ntabwo wabimenya, nanjye sinabimenya, ahubwo umwuka wera niwe ubidushoboza. Turaza gusoma ijambo ry'Imana ry'ingiri twumvise risobanura neza ukuntu Yesu yaciriye umugani abigishwa be, ababwira uburyo bagomba kumenya gusenga. Abagereranyiriza umugani w'umuntu wari umucamanza cyangwa se wari umuntu ufata imyanzuro runaka mu buryo bw'ubutabera muri icyo gihe. Akaba ariko ngatarubahaga Imana, yari umuntu mubi, yari umuntu udakunda abantu, niko Bibiliya yavuze ngo nta muntu yitagaho, ntiyubahaga n'Imana yemwe. Yari umuntu mbese abantu bose badakeneraho serivisi, yari umuntu ukanganye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko umupfakazi umwe aragenda ahura n'ikibazo, aravuga ati nubwo uriya muntu atubaha Imana, nubwo uriya muntu adakiranuka, ndajya kumuririra. Arahaguruka, yararushye, yarabizi ko uwo muntu atagira neza, yarabizi ko uwo muntu ntawe atabara, ariko arahaguruka aravuga ati ngiye kumutakira kugira ngo angirire neza. Mu by'ukuri yahagurutse abizi yuko uwo muntu atagira neza, ariko kubw'agahinda yari afite, kubw'intimba yari afite, arahaguruka ajya kumureba kugira ngo amutabare, ajya kumutakambira, aramurushya, aramwinginga, aramubwira ati mucamanza, mbabarira undengere ku mwanzi wanjye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Arangije birashoboka yuko umunsi wa mbere bitakunze kuko hajemo gutitiriza. Iyo hageze gutitiriza ni ibintu biba bikomeye, umuntu aba yanze kugufasha ariko ukamutitiriza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Umupfakazi aramwinginga, amubuza amahoro, mu gitondo akava mu rugo rwe akahamubona, saa sita akahamubona, nimugoroba akahamubona, mu buryo bwo gutitiriza. Kubera iki yaje kwishora ku mucamanza? Nuko ikibazo yari afite cyo cyari kimugoye gusumbya kujya kwinginga. Izina ry'Imana rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Arangije aratitiriza, yinginga Imana, arayitakira kugira ngo imugirire neza. Muri uko kwitakira ariko ntabwo yasibye kujya hehe ku mucamanza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mwene data uri kumvira ijambo, uyu mugani Yesu yawuciye mu buryo bwo kwerekana uko tugomba gusenga. Mu gusenga nk'uko twabivuze harimo gushima Imana ko yakurinze, ko nubwo uri kurira, ko nubwo uri gutakamba, ariko hari ibindi bikomeye Imana yagukoreye. Izina ry'Imana rishimwe. Mu gusenga hari n'ikindi gice cyo kwihana, bigereranywa no kwicisha bugufi, bigereranywa no kwiyambura icyubahiro, ukinginga Imana kuko hari icyo ishakaho. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Umucamanza rero nawe abonye umupfakazi amurembeje, abonye amumereye nabi, aravuga ati reka murengere, uyu muntu arandembeje atazavaho amara umwuka. Izina ry'Imana rishimwe. Uyu mucamanza abikorera ko yamutitirije, abikorera ko yamubujije amahoro, abikorera ko yaje kenshi. Birashoboka yuko yatitiriza rimwe yari kuvuga ati yagiye, birashoboka ko yabikora kabiri byari kurangira, ariko mu buryo bwo kumubuza amahoro aravuga ati reka mbikorere ko yambujije amahoro, reka mbikorere ko atarambiwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bishushanya iki kuri njyewe nawe? Bishaka gusobanura ngo niba gusenga Imana, titiriza mwene data. Turi mu buryo bwo gusenga, uburyo bwo kwinginga, uburyo bwo kuguma imbere y'Imana kugeza igihe iguhereye igitangaza. Kuko Yesu yavuze ngo ngubwo bimeze bityo Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Takira Imana ku manywa na nijoro, wirambirwa kwitakira. Turi mu buryo bwo kumenya gusenga, gusenga wicisha bugufi, gusenga utarambirwa, wisenga amasengesho yawe yarimwe ngo uvuga ngo nasenga, none icyo nasabye umunsi ko ntakibonye mbivuyemo. Iyo Mana ntisubiza, ndakurahiye iyo Mana irasubiza, ndakurahiye iyo Mana irakora, ahubwo iragushaka kenshi imbere yayo kugira ngo ikugirire neza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mwene data uri kumvira ijambo, jya gusenga wicishije bugufi, jya gusenga utitiriza Imana, jya gusenga ubutarambirwa. Senga uri kugenda, senga uri mu rugo, senga uri mu kazi, senga uri guteka, kugira ngo Imana ibandanye kukugira neza no kugutabara. Wewe uri kumvira ijambo, inginga Imana byo kutarambirwa, yinginga mu gitondo, baguye umupfakazi, nawe uyititirize, uyibuze amahoro. Bitera Imana gukora ikibazo cyawe, bitera Imana gukemura intambara urimo, bitera Imana kuzana igisubizo cyawe. Mwene data uri kumvira ijambo, urarushye, uruhijwe n'ibibazo, uruhijwe n'intambara, uruhijwe n'ubukene, uruhijwe n'urushako, uruhijwe no kutagira akazi, uruhijwe n'igisuzuguriro, ko bikuruhije bikaba bikugoye. Unanijwe iki kwinginga Uwiteka Imana Nyiringabo? Imana irashaka kugutabara, Imana irashaka kukurengera. Ahubwo ngwino kwititiriza, ngwino kwiyereke, ngwino irambura ukuboko kwayo, ikora imirimo n'ibitangaza ku bugingo bwawe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya, haleluya.
mwene data uri kumvira ijambo, menya gusenga. Umupfakazi ngo yaratitirije yinginga Imana. Ni nka byo bashaka kudusobanurira ko yari ari kwinginga Imana. Mu by'ukuri nubwo yingingaga umucamanza, ariko mu rundi ruhande twebwe biradusobanurira ko tugomba kwinginga iki? Imana. Birashoboka ko we nta mucamanza wundi urajya gupfukamaho, birashoboka ko nta wundi murengezi ufite urajya gupfukamaho, ariko umurengezi ufite ni Imana. Imana ishobora byose. Birashoboka ko ari uri gutitiriza muri iyi minsi, birashoboka ko watitirije rimwe kabiri gatatu, umwaka umwe ibiri ukarambirwa, ariko ndakurarikira ngo ugaruke, ngwino imbere y'Imana, ngwino ugaruke gusenga, ngwino mu gitondo. Oya, reka ijuru rikwigeho, reka ijuru rikwibazeho, reka ijuru ribaze ngo amasengesho y'uyu mubyeyi, amasengesho y'uyu mukobwa ni ikibazo cyafite kugira ngo tugikemure, iyi nduru yihagarare, izina ry'Imana rihimbazwe. Mwene data uri kumvira ijambo, wicogozwa no gusenga, wicogozwa n'ibigeragezo, ibigeragezo ko bigucogoje ukaba ucogoye gusenga, mbega nindura kurengera, mbega nindura gutabara, ko byakunaniye kubyikemurira, miryango ikabinanira, mugabo wawe bikamunanira, mugore wawe bikamunanira, none kuvuye imbere y'Imana ninduri bukurengera, ninduri bugutabare. Sanga Yesu, sanga Imana yo mu ijuru, fite gahunda yo kukugirira neza, fite gahunda yo kukurengera, ahubwo yakubuze kugira ngo ikurengere kandi gutabare. Izina ry'Imana rihimbazwe. Umupfakazi ngo aratitiriza, uyu mucamanza ngo ntiyitaga ku bantu, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Bishatse kuvuga ngo yari yamujegeje, yari yamutitirije, yari yamubujije amahoro. Haravuga ati umupfakazi, reka nze murengere kuko arandembeje. Mwene data, wewe uri kumvira ijambo, nawe ushishikazwa gutitiriza Imana mu gitondo kare kare, ukayibwira intambara zawe, uri mu muhanda ugenda, aho uri hose, uri mu kazi. Gusenga si ngombwa gupfukama gusa, ahubwo pfukama n'umutima wawe uce bugufi, inginga Imana, yitakambire aho uri hose, yibwira ati nshiye bugufi imbere yawe, Uwiteka ntunsige, Uwiteka ntunyibagirwe, ndengera kuko ufite imbaraga. Imana iragushaka nyine, iragushaka kugira ngo uyititirize, yakubuze, koma induru uyititirize, koma induru uyihamagare, koma induru uyibwire intambara zawe, imanukire kukurengera no kugutabara. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mwene data uri kumvira ijambo, ni wowe wabuze kugira ngo Imana ikwiyereke. Usengute, ibaze nanjye nibaze, usengute mu masengesho yawe. Aho nusenga icyo wasabye abona kitaje ukarambirwa, ntukarambirwe. Ejo n'ejo bundi igisubizo cyawe kiraje. None kugiye Imana ije kugutabara, none kugiye Imana ije kukurengera, birakugendekera gute? Vaho ngaho uri, va muri iyo si y'ubuyobe, iyo si yagutwaye, iyo si yakweretse yuko bitazashoboka, iyo si y'amagambo, iyo si y'ibigeragezo, iyo si y'izo nshuti zikuzengurutse zitagira icyo zigufasha. Ngwino utakira Imana, ngwino niyo kukurengera. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ngwino ubuzima n'amahoro ku kibazo cyawe. Umupfakazi yaragowe, ijambo ry'Imana niko ryavuze ngo yarafite umwanzi umuzengereje, yarafite umwanzi umumereye nabi, ariko arihangana aravuga ati aho kugira ngo uyu muntu akomeze anzengereze, ndajya ku mucamanza nzengereze. Imana yacu yo si uko ikora, yita ku bantu, yita ku bayigana, yita ku bayitakambira. Ni Imana y'inyarukundo, ahubwo ni wowe yabuze, yakubuze ngo uyizanire raporo, manukire kukurengera, manukire kugutabara. Mwene data uri kumvira ijambo, niba ufite ikibazo cy'ubukwe, takambira Imana kugeza igihe bukoreye. Niba ufite ikibazo cy'umugabo wakunaniye, wahindutse mu buryo udasobanukiwe, pfukama kugeza igihe azahindukira. Niba ufite ikibazo cy'umugore wakunaniye, inginga Imana kugeza igihe azahindukira, akaba umugore muzima ufatanye ubuzima. Niba ufite ikibazo cy'umwana wahindutse, umwana mutari kumvikana, pfukama kugeza igihe azahindukira. Uvanye iki imbere y'Imana? Ko witsibuye ukagenda, Imana ni iki ivanye imbere? Ko wigendeye ukajya mu isi bitagira umumaro. Ku isi nta bindi biriyo, ni ibigeragezo duhura nabyo. Iyo twaje mu mwuka, iyo twaje gusenga, tuba duhungiye imbere y'Imana, tuba twaje kwititiriza. None naho kwavuye nta gitangaza. Mwene data uragana he? Vana ubuzima bwawe mu byago, vana ubuzima bwawe mu makuba, ngwino imbere y'Imana igutabara, ngwino imbere y'Imana ikurengere kugira ngo igutabare mu nzira zawe zose. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya, haleluya. Niba ufite intambara, niba ufite ikibazo, niba ufite ikikubangamiye, kizanira Imana yiteguye kugutabara mu gitondo kare kare, ku manywa y'ihangu. Aho wibukiye ko ufite ikibazo, komanga mu ijuru, komanga mu ijuru, ntubaha amahoro, hakomanza isengesho, hamagara Imana. Niyo telefone tuvuganiraho nayo ni isengesho. Imana ntituza ahandi ituye ngo tuyisangeyo, tuvugana nayo tunyuze mu isengesho, mu ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Fata Bibiliya usome niba uyifite, hamagara Imana ukoresheje umunwa wawe, yihererane uyibwire ibikubangamiye. Mwene data ko bikuraniye kuyibwira, ibibazo bikaba bikugwa
ukeneye imana mu buzima bwawe, ukeneye imana yo kukurengera, ukeneye gutitiriza imana. Izo ntambaro ubona zanze kuvaho, ibyo byose wagerageje bikanga, washyizemo amafaranga ngo ubone gutabara, ntacyo utakoze byaranze, ibyo bikeneye imana kugira ngo ari ibikura ku buzima bwawe. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya, haleluya. Mwene data, ukeneye imana ku buzima bwawe, ukeneye imana kugira ngo igutabare, ukeneye imana kugira ngo ikurengere. Imana niyo yakuzanira amahoro, imana niyo yaguhanagura amarira, imana niyo yaguteturura, imana niyo yagukura mu gasuzuguro, imana niyo yagukura ku gisuzuguriro, imana niyo yagukura aho abantu bari baragushyize mu buryo bw'umubiri, abantu bafite uko bakubona. Hari ahantu bamaze kugushyira, hari ahantu bamaze kugutereka, baturiya ntazahindura ubuzima, uriya niko azapfa, ariko ntuzapfa ko niwegera imana. Baturiya biriya nibyo azahoramo, ubuzima bwe ni buriya. Abantu barakubona uyu munsi ariko ntibaze ejo hawe, abantu bakwitondere kuko uriho umugambi w'imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Niwegera imana, imana izakubera imana, imana izakubera inyembaraga. Ijambo ryavuze ngo mbese imana ngo izabura itakurengera, intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Mwene data uri kumvira ijambo, weho urumvira ijambo, weho uraribyumva, uryitondere, ubwire imana ati ndabizi ko mfite umugambi, kandi wowe nturi imana imeze nk'uriya mucamanza. Umucamanza ntiyitaga ku bantu, ntabwo yabagiriraga neza, ntiyubahaga imana, ariko twamaze kumenya ko imana yacu yo iradutegereje kugira ngo dutabare. Izina ry'Imana rishimwe. Yesu aravuga ngo none imana izabura itakurengera, intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Mwene data, ndakubwiza ukuri ngo nubuza imana amahoro ukayitakambira, nk'uko twatangiye twumva iki cyigisho cy'ijambo ryo gusenga. Daniyeli yaratakambye ntiyava ahari, aguma mu birindiro. Turi gusenya za karande ku buzima bwacu, turi gusenya ubwami bwa Medi na Peresi ku buzima bwacu, turi gusenya izo mbaraga zafashe ibisubizo byacu, turi gusenya izo mbaraga zituma ukora ibintu ntibikunde, turi gusenya izo mbaraga zituma wubaka urugo ntirubeho, turi gusenya izo mbaraga zitera abana bawe, turi gusenya ibyo byose bibi kwasamiye. Mwene data, ntusigare muri iki gihe cyo gusenya, ntusigare muri iki gihe. Turasenya dukoresheje iki? Turakoresha amasengesho aritura ubwami bwa Medi na Peresi ku buzima bwawe. Ntusigare muri iki gihe cy'isengesho. Mwene data, ndakurarikira ngo uze dupfukame hamwe, uze twinginga imana, uze tuyitabaze kugira ngo ikure izo ntambara zawe n'ibibazo byawe. Muntu uri kumvira ijambo, ntusigare udahamagaye imana. Izo ntambara ufite, ibyo bibazo ufite, nta wundi uzabigukiza usibye Uwiteka Imana. Ibyo byose ubona bikugose, nta wundi uzabigukiza, nta wundi uzakurengera usibye kimwe gusa, Uwiteka Imana iri mu ijuru. Mwene data uri kumvira ijambo, ntusigare tudasenze, winginga imana ko wihose. Izo ntege nke zawe ntacyo zikoreshe. Ijambo ry'Imana ribwira Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana nzakurwanirira. Nimba ubasha gusenga iminota 5, Imana irakumva. Gusenga ntabwo ari ukumenya gutondekanya amagambo cyane. Zana umutima wawe uciye bugufi imbere y'Imana, ngwino uyiyegereze. Nushaka uwo munota umwe wibwira Imana buri kanya, wibwira ati ndegera Mana, ndambiwe igisuzuguriro, Mana ndambiwe agasuzuguro, Mana ndambiwe abanshinyagurira. Uyibwira ibikugoye, kubera ko ibikugoye biraremereye, birakujomba gusumbya kujya gutabaza Imana. Kuki abantu bakwicara hari 10 bakagufataho ijambo, muryango bakagufataho ijambo, bantu bakagusuzugura, bukene buragusuzuguye, Satani aragusuzuguye, aho ugeze hose ntawe kwifuriza icyiza. Ibyo birakubabaza gusumbya uko wafata umwanya ukajya gutakambira Imana. Niki waburanye Imana wayisenze? Ahubwo haguruka dusenga Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mwene data uri kumvira ijambo, gutitiriza Imana ntabwo biteye isoni, kwinginga Imana ntabwo bimwaje, ahubwo wabuze, nanjye nabuze kugira ngo Imana idutabare. Ngwino dusenge. Mu isengesho harimo byose. Imana igihe ku buzima bwawe. Iki Imana igusaba ntabwo gusabye ngo wicare ntukore, uyisenge gusa. Hoya, ahubwo aho uri hose yisenge. Bwira Imana ati ndarambiwe, kandi ari kuvuga ikibazo cyawe. Ubu turi mu gihe cyo kuvugisha ukuri. Bwiza Imana ukuri, wibwira ngo ibibazo byawe irabizi. Imana irabizi nyine, ariko ikeneye akanwa kawe ngo kaze kabivuge. Yitakambire, pfukama hasi, yinginge, yibwira ubwo burwayi bukumazaho igihe, yibwira urwo rushako rwakuzengereje. Ubwira Imana igira icyo ikora, yibwira izo ntambara urimo. Uzaturahura buri wihererana n'Imana yawe, Imana munyamabanga, uyiganyira agahinda kawe. Yiteguye kukurengera, yiteguye kukugirira neza. Mwene data, utitiriza ute? Aho ibyo usabye utabibonye ntabwo uhita uvuga ati ndagiye, nyamara wigenda. Uyu munsi cyangwa ejo birashobora ko hari kuza igisubizo cyawe. Ujyanye iki?
tugiye gusenga imana. Haleluya, haleluya. Imana uyu munsi wa none yumve gutitiriza kwawe. Umucamanza nubwo yari umuntu mubi, niko Bibiliya yatubwiye, ariko ngo kubwo gutitiriza kwa mupfakazi yabikoreye ko yatitirije, naho Imana yo mu ijuru itabikorera yuko byari bikugoye, ibikorera yuko wayititirije ukayibuza amahoro. Komanga mu ijuru babura amahoro, komangisha isengesho k'ibibazo bikugoye, kuki Imana iri kuyiha amahoro. Ngwino uyitore imitwaro yawe, ngwino uyibwire intambara, komangisha isengesho. Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kukugirira neza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Izo nshuti mu bantu zizarizo, kuki uri kujya kuziganyira mbere yo kuganyira Imana? Abo bose usekana nabo siko bakwishimiye, siko bishimiye imibereho yawe. Ngwino ubwire Imana niyikwishimiye, ngwino ubwire Imana niyikunezerewe. Imana nitazakwihinduka, nitazagenda ikuvuga, nitazavuga ngawa nahame hamwe nawe yabona. Imana niyigukunda yonyine ku buzima bwawe. Mwene data wikumvira ijambo, ugira inshuti uzigira, ariko uzi uko Imana ari gukunda gusumbya abantu bose. Ngwino uganyira Imana, ngwino uyibwire. Abo nyuma mangawe bose nta kigenda, Imana niyo nziza ku buzima bwawe. Abo bose baza nyuma y'Imana. Mwene data ngwino ubwire Imana ikikugoye, ngwino winjira mu isengesho. Tabaza Imana aho uri hose. Ubu ujya gusenga ku cyumweru, ubu ujya gusenga ku gatandatu utajyayo, aho uri Imana iragukeneye. Imana ishaka wowe, ntishaka itorero ubarizwamo. Imana irashaka umutima wawe uciye bugufi. Ngwino ubwire Imana kugira ngo ikurengere. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ntibisaba aho ubusengera, Imana ntirobanura ku butoni. Imana ikeneye wowe gusa, weho yaremye, weho yacunguje amaraso. Kristo niwe washaka kugira ngo agirire neza. Tugiye gusenga Imana. Mwene data huri wige gutereta Imana. Imana iringingwa, Imana barayipfukamira, Imana bayicira bugufi. Kuki ujya gutereta inkumi muzabana ukayitaho igihe uyinginga kugira ngo yemeze nimba uri umusore, ariko kwinginga Imana kugira ngo ikore ibibazo byawe birakunaniye. Mwene data iherezo ryawe ni irihe? Kujya kwinginga umuntu runaka umukeneyeho serivise bikagutwara igihe, ukamwinginga kugira ngo umwemeze, umutera amasomo amufate, ariko bikabikunaniye kuyatera Imana. Ngwino winginga Imana kugira ngo ikurengere, ngwino utakambira Imana kugira ngo ikugirire neza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mwene data usenga ute? Uha Imana igihe kingana gute? Turi mu gihe cyo gutitiriza. Titiriza Imana kugira ngo ikurengere, titiriza Imana kugira ngo ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Nusigara huri, nanjye sinsigare. Mu gutitiriza harimo byose. Nyuma yo gutitiriza uzabona ishimwe, nyuma yuko ntitirije nzabona ishimwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dusenge kugira ngo aho uri hose Imana igushoboze gutitiriza, kandi ujye utitiriza usubiramo ikibazo cyawe kugeza Imana igisubije. Uzamura amashimwe uvuga gukomera kw'Imana. Reka dusenge kugira ngo Imana idutabare, kandi Imana idushoboze gutitiriza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya, haleluya. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Iri jambo ryawe reka ribe imbaraga ku bantu bawe. Umupfakazi ngo yaratitirije ku mucamanza utarakundaga abantu kandi ngatakuba, ariko kubw'uko yari yatitirije amubujije amahoro, bimutera gukora no kumukemurira ibibazo. Yesu aravuga ngo mbese wowe uzabura kumvira intore zigutakira ku manywa na nijoro? Mana ntuzirengagize baguhamagara, ntuzirengagize abantu bakuye imbere ku manywa na nijoro. Rengera buri wese urumva iri jambo, mukomereze amaboko kandi mushoboze kugusenga. Wumve gutitiriza ko abantu bawe, wumve gutitiriza ko barwaye. Mana dusenge bafite intege nke, Mana dusenge abari gusenya ingo kugira ngo ubakire kandi ubakomereze amaboko. Dusengeye abana kugira ngo bakomereze mu ngo, ubahe imbaraga kandi ubahe ubwenge, bari kumvikana n'ababyeyi. Dusengeye abafite utuzi ngo tubakomerezemo kandi ubatereshe intambwe. Dusengeye abatadufite ubakire inzu bahindurire amateka. Dusengeye abatari bubaka ubakire ingo z'imigisha. Dusengeye abaziribo kugira ngo uzakomereze mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi kugira ngo mbe gutakamba kwabo, mbaraga z'umwuka barazibonekere kuri twese. Umugisha utanga uboneke kuri buri mwe Mana. Urakoze kushobora byose. Wumve gutitiriza ko abantu bawe, utugirire neza, udusobanurire ijambo ryawe, uduhe imbaraga zo gusenga no kumenya ko tukwitwaraho. Urakoze kushoboye, urakoze kuri mu ruhande rwacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ishimwe cyane mwene data. Wiyumvemo gushima kandi ukomeze utitirize. Nyuma yo gutitiriza umupfakazi yarasetse kandi arishima. Nawe uyu munsi wa none Imana yumve gutitiriza kwawe. Twebwe Imana twasanze aho itandukaniye n'uriya mucamanza nuko ari Imana yumva kandi twitaho. Turi umushinga yashoyemo, turi umushinga wayo, turi ibiremwa byayo.
yo yiteguye kutwakira no kutugirira neza, ni twebwe twabuze kugira ngo tujye kwibwira. Imana ikugirire neza, igushoboze kumenya gusenga, umwuka wera gusobanurire aya magambo. Mwene data, ibibazo byose urimo ibintu bitura Imana kugira ngo ibigukemurire. Turabashishikariza kugira ngo dukomeze dukore subscribe kandi twoherereza abandi ubu butumwa, dukore comment and like. Imana mwijuru baho umugisha, yumve gutakamba kwanyu. Imana ukomeze yititirize, izakugirira neza. Imana iduhane umugisha, mugire umunsi w'igitangaza. Imana yo mwijuru ibumvire gusenga. Murakoze.